Uyu munsi katurebe inkuru ngufi, inkuru ishobora kukubakira ubuzima, inkuru ishobora kugufasha kugira imitekerereze yagutse n'uko ushobora kwitwara, ndetse wenda hari isomo uri buze gukura muri iyi nkuru. Buri wese agira imibereho n'imikurire itandukanye n'iy'undi, kandi twese tuba mu isi imwe iha buri muntu wese ibyo akwiriye. Ushobora kuba umuvuka mu nda imwe ndetse mwarakuriye mu rugo rumwe, ariko mwarangiza mukagira imibereho itandukanye, cyangwa se mukagira imibereho n'ubuzima bugiye butandukanye. Iyo niyo si dutuye, kandi ituremera imibereho itandukanye. Hari umugabo wari ufite ibya mirenge, agakunda gutoteza abakene cyane. Kuri we ntiyumvishaga impamvu umuntu ashobora kubaho ndetse akabana n'ubukene ubuzima bwe bwose. Yari afite umuturanyi wamukoreraga akazi kose yashakaga ko amukorera. Uwo mugabo yaramukoreye biratinda. Umunsi umwe uwo mugabo wari utunze ibya mirenge yaramututse cyane, aramubwira ati, n'ubundi wowe uzapfa utyo uri umukene. Reba igihe wahereye ukorera amafaranga, na n'ubu ukaba ntaho urigeza. Ibyo byari biturutse yuko yari amubwiye ngo namuhe ku mafaranga makeya. Muri uko kumubwira ko ntaho azigeza, mbese ntacyo yigeze yisumburaho, umugabo byaramubabaje cyane, arongera arababara pe. Yumvishe ibyo umugabo amubwiye, kandi ari umugabo mugenzi we, yitekerezaho kabiri. Yaharaniye gukora, arizigama, arakora cyane, akora ijoro n'amanywa, akora ibishoboka. Ntihaciye igihe kinini, wa mugabo nawe agenda ahomba, imitungo yari afite igenda imushiraho gake gake, ari nako wa mugabo agenda akora arunda make make, ndetse nawe anashora mu zindi mari zigiye zitandukanye, cyangwa se akora ishoramari ritandukanye riciriritse, agenda azigama, agenda azamuka. Uko yagendaga azamuka, niko wa mugabo wari ufite, navuga wari ukize cyane, niko yagendaga ahura n'ibibazo nawe bigiye bitandukanye, byagendaga bimutwara amafaranga. Uko byamutwaraga amafaranga, niko imitungo yagendaga ishira, kugera n'aho ya nzu yari afite bayiteza cyamunara. Bamuteza cyamunara, ndetse banateza cyamunara imodoka n'ibiki byose yari afite. Agera n'aho abana be batangira kubura amafaranga yo kujyana ku ishuri, cyangwa se yo kujya kwiga. Ari nako wa mugabo nawe yageze aho agera hafi ku rwego rw'uwo mugabo wari ufite ibya mirenge yari afite. Aba bana b'uwo mugabo batigaga neza batangira kwiga neza, mu gihe b'abana bandi b'uwo mugabo wari ufite imitungo ihagije, wihenuye kuri mugenzi we, mu gihe we byari bitangiye kwanga, ndetse no kugira ngo abone amafaranga yo kwigisha abana be byari bitangiye kuba ikibazo. Tugendeye rero kuri iyi nkuru, ntabwo ukwiriye kwihenura ku muntu uwo ari we wese ngo ni uko umurusha ubushobozi, cyangwa se ngo ni uko hari intera ugezeho we atarageraho. Bujya bucya bwitwa ejo, nawe inkoni mugenzi wawe arimo akubitwa, nawe wazikubitwa. Ntukumve yuko kanaka kuba akora biriya, cyangwa se kuba hari inkoni z'isi arimo akubitwa, ntukumve yuko wowe utazikubitwa, ahubwo mufashe kuba yazivamo nawe agira aho agera. Bizakubera byiza, kandi basi azakwitura, cyangwa se mu gihe nawe waba uri kuzikubitwa, basi azumva yuko hari icyo wigeze kumufasha, aba basi yakugwanaho.
ariko si byiza kuba wakihenura cyangwa se ngo wumve yuko kuba umuntu ukamuziza uko ateye cyangwa se ukamuziza imibereho afite ntabwo aba ari byiza. Bucya bwitwa ejo, nawe waza kubitwa. Ahubwo icy'ingenzi nabwiye kare ko isi ituremera imibereho itandukanye, nawe iga kubana n'abantu neza, bizagufasha, bizatuma ugera kure kandi Imana iguha umugisha.